tubahaye ikaze abantu badukurikiranye hano kuri Chat Nyabiheke TV. Uyu munsi twagarutse rero. Tugarutse muri party 2. Party ya mbere mwarayibonye, twari kumwe na coach nk'ibisanzwe, n'uyu munsi yagarutse. Rero tugwaye ikaze hano kuri Chat Nyabiheke TV. Murakoze cyane. Rero nk'ibisanzwe ntago twongera kumubwira ngo twibwire kuko twaramumenye cyane. Wowe utarareba ikiganiro cya mbere, manuka muri comment, hari link yaho twapininze hejuru. Utarareba ikiganiro cya mbere wongera ukirebe. So uyu munsi rero turagarutse kandi ngiye kukubaza ibibazo mfitiye amatsiko kandi n'abantu benshi bakomeje kutubazaho. Urabona hano hari amarushanwa akomeza gutegurwa. Ese ni amarushanwa meza ate, ategurwa gute, niye ntego abafite? Uragerageza udusobanurire biri deep cyane, udusobanurire ayo marushanwa bameze gute? Murakoze. Amarushanwa ategurwa, ndahera ko amarushanwa ategurwa no mu nkambi. Yani mu nkambi amarushanwa habera ni nk'amahirwe dufite. Nubwo wenda amaprima abamo abari makeya, ariko ngenda ndashimira abantu bategura. Ndashimira abantu bategura kuko niba umuntu ateguye irushanwa wenda akaduha ibihumbi 200, 300 cyangwa 400, agaruko waba yanze kubihereza abandi bantu cyangwa ko yaba abuze ikindi kintu yabikoresha. Ahubwo we abafite uburyo ki ashaka kugira ngo tubeho kipe. Ese tukiraho uvuze ko amarushanwa ategurwa nyine nk'umuntu ushaka gukokipa abantu hano, sibyo? Ese ni amarushanwa ategurwa n'umuntu ku giti cye cyangwa ni nka timu y'abantu? Hano hari amarushanwa menshi ahabera, ategurwa n'abaparteneri bakora na HCR, bagira ibyo bahemba, ibyo ni inshingano zabo. Ariko njye abantu bashima n'abantu bategura amarushanwa, nk'ukuntu umuntu akaba ari hanze akavuga ati mbashiriyeho motivation iyi, mutegure mukina amakipe 4 cyangwa 5 mu gihe cyo mutegura, mutanga ambiance mu nkambi. Bari abantu ndabashima. Mpamvu ashima nuko bagiye ibyo batwokipa. Nubwo nda tubikora nabi cyangwa tukabyakira nabi, ariko baratwokipa. Kuko n'urugero amafaranga baduhereza ntabwo ariko twe tuyaguze. Ahubwo ni kwa kundi ndagwa nk'urugero, igikombe cy'isi cya gifite $39 z'amadolari ndakeka, igikombe cy'isi cya football. Kandi Cristiano yigikina afite miliyari y'amadolari. Wewe kuyikina nuvuga ngo we abashaka bonere cyacyubahiro cyo, ntabwo ari uko abashaka amafaranga. Nabo ngabo nabo batwokipa rero ntabwo ajya ngo to y'amafaranga cyane. Ahubwo tugire occupation, tugire ibintu duhuza, tugire uburyo twihuza, uburyo tuganira. Nuko wenda sometimes tubipanga nabi cyangwa se bigategurwa nabi, ariko njye bari abantu bashimye. Ubwo ni amashanwa yo mu nkamba ategurwa n'abapartenere, ategurwa n'abaterankunga tuba dufite hanze baravuye hano, biterwa n'ibyo bafite. Igihembo cyari cyo cyose kiba ari igihe ko n'imyitozo turakina tugakora, kandi ntabwo ari ngombwa ko bagwiga ibintu bya mirenge. Ahubwo niyo occupation yawe, cyacyubahiro cyawe runaka, cyangwa ati nakoze ibi nibi, rubanda baranyamene gutya bitewe ibyo nakoze mu kigo. Yawe n'amarushanwa yo mu nkambi. None nandi marushanwa tujyamo ategura inkambi zose. Inkambi zose, imikino yose, abakobwa n'abahungu, abafite ubumuga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Amarushanwa nayo ni meza. Abera he? Akenshi na kenshi abera, ndakeka edition 2 zimaze kubera i Mahama. Indi edition yabanje yabereye mu nkambi zose, bagira bacamo ibice, foot kwayo, basket, volley, kandi zino edition zagiye zibaho. Ariko reka mvuge ko i Mahama kuri izo edition ebyiri wenda zishize, habarimo ibihembo bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane bura tuba dushima minema na HCR bashobora n'ingufu kugira ngo amarushanwa abe. Ariko nanone babisaba ko nanone bategura ikintu cyitwa imitegurire yayo, abantu bagomba kuba bisifurire, kira kintu niba yazajya bakireho bizadufasha. Kuko impunzi ku mpunzi tuba dufite ishyaka cyane. Niyo umuntu wavuye mu nkambi ya Nyabiheke akabura n'umuntu w'inkambi ya Mahama cyangwa se inkambi ya Mugongo cyangwa se n'indi, haba harimo ishyaka byanze bikunze. Burya ntabwo umuntu bakeneye amafaranga cyane, ahubwo bakeneye kumva umuntu mu nkambi runaka yatsinze uwo mu yindi nkambi. Niyo mpamvu tuba dusaba ko mu bintu bategura bagomba gutegura nkuko bitegura ibijyanye n'amafaranga n'ingendo, ariko ikindi kintu bagomba kujya bitaho bizanadufasha cyane. Bagomba kwita ku kintu cyitwa imisifurire, imibereho, uburyo abantu bagomba
ukaba warankadire ahantu runaka ni ibintu ujya ubona bisa n'ibigoye kuko nko ku kibuga ari nk'igihe umuntu aba ari gukina ukabona abafana bamukuruye arya umusifuzi barimo gukina gusifura ukabona abafana bamwirukanseho biriya biterwa n'iki nakwa niba mwabiteguye ariko kara kantu bagakosora kajyanye n'imisifurire nankadire abantu ahantu baba bari ibintu bizaba ari byiza cyane kuko match z'imahama zo ni match kuzitsinda ugatsinda amahama uri mahama biragora gutsinda amahama uri mahama ni ibintu bigora ko nje byarananiye pe nje ku giti cya byarananiye none se nka Nyabiheke inkambi ya Nyabiheke ni nk'uwuhe mukino nyine izwiho ku buryo nk'ubu ngubu bashobora kuvuga ngo abantu runaka bazwi kuri ibi ngibi abandi bazwi kuri ibi none Nyabiheke ni uwuhe mukino uzwiho kabisa iyo ugeze mu kibuga avuga ati Nyabiheke iramara abantu iyo feedback yatangwa n'abayobozi rero najya nyitanze navuga ko ndi umutoza runaka cyangwa umutekinisiye ariko muri Nyabiheke ho umuntu wese ugiye kurana muri basket aba yumva ko nta cyizere we yifitiye Nyabiheke irarenze kuri basket gusa n'indi mikino yose irakomeye cyane cyane nka football yindi ishize yari ikomeye cyane ariko uburyo yavuyemo byatotse ku mitegurire yacu ntabwo ari uko yatsinzwe yarize no gukina no mu kibuga wabonaga ko ukabona ko iri guperforminga iri gukora kabisa irimo compose ariko imitegurire yacu yatumye tuvamo bisaba ko nanone mu gihe turimo gutegura imikino nk'iyo bizaba bisaba ko tureba kuri buri kimwe kugira ngo tuzadura n'amapesi ntabwo atuma tuvamo kandi atari uko twatsinzwe none kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa urumva watubwiye ko amarushanwa y'inkambi yose akenshi edition ebyiri zabereye imahanga ese biba kangahe mu mwaka cyangwa mu kwezi babitegurwa rimwe mu mwaka kenshi na kenshi bitegurwa ari uburyo bwo kokipa nk'abanyeshuri bari muri vakansi mu nkambi runaka n'abasportif muri rusange rimwe mu mwaka none se nka Nyabiheke hari igikombe iratwara muri iyo myaka yose kuva batangiye gukora ayo makipe nyine y'inkambi muri edition ebyiri cyangwa se muri rusange muri rusange gifite ibikombe ni bitatu ifite icya volley y'abahungu cya basket y'abakobwa n'icya karate y'abakobwa mbese urumva ko football iracyari hasi ntabwo ari uvuga ngo iri hasi ahubwo ni uburyo yo itegura kuko football izi gukina ariko tugenda kumva ngo harimo umuntu utari impunzi twajya mu kibuga kumva ngo harimo umuntu ufite igifomo cyo mu yindi nkambi yahe kuko ko ni imitegurire nabyo dushaka kuzakosora noneho sasa kugira ngo urumva ko ikibazo gihari ni imitegurire yayo aho gukina byo irabizi ntabwo uvuga ngo mukarabazwa ntabwo ari uvuga ngo nese nk'ubushize twari twatsinze ikipe ndakeka ya Mugombwa bahita bandika ko twakinishije umuntu wo mu nkambi ya Mugombwa just uri kumva iryo kosa ryabayeho ibyo ni ibintu bisaba ko kugira ngo twitware neza no mu yindi mikino ibintu tuzajya tubitegura mbere naho amakipe yose aba yagerageje nta makipe yose performinga yego hari ikipe igomba kuza iri hejuru y'indi ariko football ndakeka Nyabiheke nta gikombe turatwara ese ubona nyine nk'aya marushanwa abaho yo mu nkambi zitandukanye Nyabiheke Kibuye n'izindi nkambi zose niki muri make usibye kuvuga ngo ibihembo ese niki abaje kongera niki amaze ikibundi muri rusange ikintu amaze atwongera connection no vuga ngo ari nk'igihe mukina inkambi zose mukagenda mukamenyana nk'abasportif byaba ngombwa ko urabona nk'ubu barabwe none impunzi zemewe gukina muri shampiyona ari nk'igihe umuntu ku Kibuye abaza umukinnyi wa Nyabiheke cyangwa w'imahama yabona connection mu majyepfo akamubwira ati ugomba kujoininga ngari ikipe ikeneye abakinnyi runaka kuma ko ya connection iba yagutse ikintu none nk'umusportif witwaye neza cyane cyane ku buryo buri discipline n'abayobozi baragukunda na public iragufasha wenda wenda nka football dutsinze wenda nk'ikipe ya Mugombwa twari umuntu abigizemo uruhare byanze bikunze ari cyaba yongereye mu gikundiro muri rubanda nakenera serivisi runaka mu buyobozi mu baturage mu mpunzi bazavuga ati uyu nguyu hari ikintu ajya dufasha mu kibuga iyo ufite discipline ariko ibyo bijyana discipline buriya gukina neza bijyana discipline n'ubwenge ikintu cyitwa discipline cyo kintu ngenderaho cyane kurusha no kuba waperforminga neza mu kibuga kuba rero dukina gutyo bitwongera connection twongera kumenyekana none kumva ko hari n'izindi mpano tugenda tuvumbura
nkanjye nko muri basket ejo ndabona twakinishije batoya ariko wabonye ko bakoze imyitozo bakajya babona amamatch menshi ahoraho bazavamo abantu b'abakinnyi. So tugana ku musozo urabona ese security bimeze gute? Urabona ahantu hahuriye inkambi zirenga 5 urumva aho hantu kandi ese ikipe igenda yonyine cyangwa yitwaza abafana? Ikipe igenda kumwe n'abayobozi bisanzwe, nta bafana baba bahari. Abafana ntago baba bari muri gahunda ariko abayobozi ndakeka baba bahari. Niyo tuhageze nta skandal irara cyane ku buryo wavuga ngo iki n'iki cyabaye, cyane kakantu haka discipline kaba n'ahandi hantu nta bisanzwe. Ushobora kubaho wenda abantu bakatana mu mitwe bitewe n'ukuntu bari guhura, ariko nta kintu cya skandal kirabaho cyane ku buryo twavuga ngo uyu n'uyu byagenze gutya. Urumva security cyane mu nkambi ko n'ubundi umutekano mu nkambi burinzwe, ndumva nta kindi kintu gishobora kuzana ngo barateye bigenze gutya. Mu nkambi umutekano burinzwe muri rusange, no kuvuga ngo hagize n'ikindi kintu kiba kirebizagere kirenze kukenerwa umutekano usaba izindi ngufu, bumva ko nyine abayobozi baba bahari bahita bitabaza izo nzego direct. Security gusa ku kibuga nyine abafana ni kwa kundi ibyo nakubwiraga niba bateguye imikino runaka nk'imahama bitewe n'ukuntu ibibuga biba biteguye nabi cyangwa se nk'abafana begereye ku kibuga, hari igihe ashobora kuba skandal hagati y'abafana n'abakinnyi birabiterwa. Mu bintu bazajya bategura nyine bajya bategura uburyo ki mu kibuga umukinnyi yaba ari safe afite umutekano we, match irangira agenda. Ese ni nk'izihe mbogamizi ubona ko nko ku bakinnyi bahanganya biki bahura nazo kuba wenda baba bagiye gukinira nk'iriya nyine nizihe mbogamizi bahura nazo ku buryo bituma badatsinda? Ndavuga cyane kuri football. Ni ukuvuga ngo imbogamizi ni ya mitegurire n'ubundi. Ni ukuvuga ngo wowe wateguye neza ko natwe basket tumaze gukina finali inshuro ebyiri, nkamaze gukina finali inshuro ebyiri, kandi akenshi na kenshi haba habayeho gutegura, habayeho selection y'igihe kirekire, habayeho umukinnyi ku wundi tukaza gufata ku buryo buri collective. Imbogamizi zo zibaho akenshi na kenshi, abayobozi ba football no kuzivanaho biroroshye. Ni ugufata buri mukinnyi bakagira ibyo bamutegura ku giti cye, barangiza bagafata noneho ikipe yose muri rusange bakagira ibyo bayitegura, haba ku buryo bwo mu kibuga, haba ku buryo bw'imiteguro y'ibyangombwa, haba ku buryo bw'imibereho, byose tukaba duhaguruka ahangaha gahunda iri kuri gahunda ku buryo icyaba twavuga ati nta mutubureminga uko nguko byagenze nk'uko match yarangiye. Yego rero ugiye guca amazimwe muri ubu buryo muri football, ni uwuhe mukinnyi ubona muri Nyabeko kabati kabisa uyu nguyu wenda mwemereye ari mu kibuga? Ku kibazo rero football benshi ntabwo mbaza amazina, ntabwo baza upfa kumudushushanyiriza turamubaza amazina, ariko hari umwana hari umwana witwa Jarike nge abanyompoza ngewe Jarike giti cyane, ntabwo nzi ibintu bya football cyane, ariko Jarike Jarike arabishoboye. Ndavuga muri aba ngaba bari gukina ubu, wenda tutashizemo abandi bagiye bakina cyangwa batakiri hano, ariko ubu tuvugana umwana witwa Jarike mbona nyompoza nge ku giti cyanjye. Ni uwuhe muri legend ubona muri football ukabati uyu nguyu we n'ubibihe byose, nkuko tuvuga ngo Cristiano, Messi nubwo baba barashaje ariko nkuko tuvuga Ronaldinho, kandi nta giki ushizemo n'abantu babaye hano bose muri rusange uvuga ati kabisa uyu mukinnyi ushizemo n'abantu babaye hanganye na foto bita Jire twamwitaga Jire ntabwo gutsandirwa kwitwaga Jire mugufi ya gutya barotse meketa kabiri yaranyompoje pe ubona mubonye hose ubwo n'ubibihe byose muri Nyabeke. Turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye kandi Imana igumugisha. Ubu ngubu se uri umaze iminsi utagaragara cyane hano mu kibuga, ugiye mu bamara ahubwo nuko rutahagera bamara kuko ikipe yanga ntago nayita njanga ni mu rugere ntago nahava bamari ubu nuko utahagera cyane, ariko bamara gusa hari indi mirimo myinshi ufite aho majyaruguru uburengerazuba n'utundi turakata tugiye dutandukanye, ariko ubu ngubu presizima uramutse umvuze hano ukaza mu mujyi wa Musanze cyangwa mu mujyi wa Kigali wamaje kumpamagara wambona. Aho ni sawa. Gusa nyine n'ubundi ndi muri gahunda za basket. Musanze ukora iki? N'ubundi ndi muri development.
ko njye basket kuri njyewe ntago ari umukino, ni amaraso, ni umwuka. Basket yabaye ubuzima, yabaye ubuzima. Turagushimiye cyane kabisa umwanya wawe kandi no kutwitaba. Twebwe turi abana imbere yawe, ariko nyine kuduha umwanya ni ibintu byiza kandi bitugaragariza ko udukunda cyane. Rero Imana iguhe umugisha kandi ikomeze igushigikire kandi waguke. Urakoze.